Iyo umusirikare ari ku rugamba hari igihe yisanga ahantu adashobora kuvuga azengurutswe n'abanzi, ndetse ikosa rito yakora rikaba rishobora gutuma bagenzi be bose bari kumwe ku rugamba batahurwa na haduyi maze bakicwa. Kimwe nuko abasirikare bashobora kuba bari ku rugamba nko mu ishyamba, wenda umwe muri bo akabona umutego ubategereje imbere maze akaba afite kumenyesha bagenzi be ariko bitamugombereye kuvuga. Amakuru meza nuko umusirikare w'initi mu by'indimi z'ikiganza witwa Uncle Sam yabashije gushyira ibimenyetso bikoreshejwe ikiganza bituma umusirikare atambutsa message kuri mugenzi we ndetse bitamugombereye kuvuga habe na gato. Mu kiganiro cy'uno munsi tugiye kurebera hamwe ibimenyetso bitanu bikoreshejwe ikiganza abasirikare bakoresha igihe bari ku rugamba babwirana hagati yabo, tumenye n'ubusobanuro bwabyo. Ndabiza benshi mwakunze kubibona muri filime njyarugamba, nuko rero niba uteganya kujya mu gisirikare cyangwa se ukirimo ariko ukaba utabizi, urasabwa kubana nanjye kugeza ikiganiro kirangiye kugira ngo usobanukirwe. Gusa ariko n'ubundi nawe nk'umusivili ufite kubimenya ibi bimenyetso, kuko hari igihe wazisanga muri situation uri kumwe n'abasirikare ariko kandi batari busakuze ngo bakubwire icyo gukora, ahubwo babikubwirishije ibimenyetso by'ibiganza. Ikimenyetso cya mbere, igihe umusirikare azamuye ikiganza afunze ingumi, akaboko gakoze imfuruka ya 90, bisobanuye ngo freeze, hagarara aho ugeze, nakubaza ibibazo, nakubitekerezaho, hita uhagarara aho ngaho, kuko guhagarara kwawe birinda buri wese muri mwe, kandi ndetse imbere hakaba hashobora kuba hari ikintu kitari cyiza nka haduyi, wowe gusa ugategereza ko akubwira igikurikiyeho. Ikimenyetso cya kabiri gikorwa n'umusirikare azamuye ikiganza gifunze ingumi maze akagikubita mu kirere akigarura hasi vuba cyane abisubiramo nk'uko uri kubireba kuri screen yawe. Ibi biba bisobanuye ko ugomba kwihutisha ukongera umuvuduko mu byo uri kugenda ukora cyangwa se mu buryo uri kugenda, kuko abamaze kureba akabona ko imbere hari umutekano kandi mufite uharenga vuba cyane kugira ngo umwanzi atahaza akabasanga. Ikimenyetso cya gatatu gikoreshejwe ikiganza abasirikare bakunze gukoresha mu gihe bari ku rugamba, gikorwa umusirikare azamuye ikiganza kirambuye maze akagikaraga mu kirere akora uruziga. Ibi ngibi babivuze ko ari kubwira abandi basirikare bose ngo baze hamwe bakora itsinda. Nyuma yo gutandukana ashobora gukora iki kimenyetso maze bakaza bakihuriza hamwe nk'igihe agiye kubamenyesha amategeko mashya cyangwa se igihe bagiye gufata akaruhuko. Ikimenyetso cya kane abasirikare bakoresha cyane mu itumanaho ryabo ku rugamba, gikorwa igihe umusirikare afashe akaboko akakarambura imbere ye kameze nk'aho gakoze umurongo uberamye munsi y'ingoto maze akajya kamanura akazamura byisubiramo nk'uko bireba kuri screen yawe. Iki kimenyetso kiba kiri kuburira uwo bari kucyereka ko ahantu ari kugana hari ibyago cyangwa se umwanzi kabutindi, ndetse kiba kiri kumuhamagarira kwirinda aho hantu icyo byamusaba icyo ari cyo cyose. Ikimenyetso cya gatanu gikoreshejwe ikiganza ugomba kumenya abasirikare bose bakoresha, ari nacyo cya nyuma muri aka gace k'uno munsi, ni igihe umusirikare afashe ikiganza akagikora nk'aho cyigonze maze akakizamura hejuru ku mutwe maze akajya kizana imbere agisubiza inyuma byisubiramo nk'uko uri kubireba. Ibi byo abenshi ndabizi mwakunze kubibona ariko ntimumenye icyo bisobanuye. Ibi bisobanuye ngo cover me cyangwa se cungira, ndindira, maze niruke negera umwanzi mukubite mwegereye. Inanga dusoreje ikiganiro cy'uno munsi cyagarukaga kuri bimwe mu bimenyetso bitanu bikoreshejwe ikiganza umuntu wese agomba kumenya, yaba ari umusirikare cyangwa atari we. Niba mwakwishimira ko n'ubutaha tugira bimwe mu bindi bimenyetso twabereka, mwatubwira muri comment. Nge mwari muteze amatwi, amazina ni Irumva Shadrack, binyujijwe kuri ya YouTube channel yacu kandi yanyu Nibamenye TV. Murakoze.